250 ngate 250. Haleluya. Dushaka turanatinda tugeze nka saa 12. Nta nyota dufite, nta nzara dufite, basi nta n'imvura iri bugwe, ariko nimukomere cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashimiye kuba mwaje muri benshi kuva nagera inanga bwa mbere mbonye ubukwe bwitabiwe cyane. Ni amashyi cyane. Biranyereka urugo rwa Oscar na Tasiana, ngo nyine biranyereka imbaraga rufite. Haleluya. Abakristo beza kandi n'abanyarwanda beza b'imfura. Buriya Kinyarwanda gifite uko cyubatse n'umuco munyarwanda uko wubatse, uburyo igihe abazungu bavaga iwabo i Burayi baje muri Afurika, baje kujijura abanyafurika, bababaraga ku rwego ruri hasi nk'uko watekereza nk'agatungo, nk'agatama, agahene, agapusi, gutyo. Ariko baraja bageze mu Rwanda bahasanga abenegihugu cyangwa bahasanga rubanda rujijutse kurusha abandi banyafurika. Niyo mpamvu burya abazungu ntabwo bigeze badukunda. Iyobokamana bari bafite kwigisha abantu iby'igisirimu, baraje basanga abanyarwanda bafite urwego bariho, kwinjiramo birabananira. Hanyuma rero badufatira ingamba mu 1910 nibwo basuye mu nama mu Budage, bongera kugabanya imipaka. Abakacuraga umuhura barakamara kugira badusigire agahugu gatoya katazagira icyo katumarira tutazazamuka, kuko batubonanaga imitekerereze irenze y'abandi banyafurika. Ibyo ni ibintu byinshi bagiye bakora, ariko abanyarwanda bo muri mujye mwikomera amashyi. Nutekereza ko umunyarwanda ya rwose bikomera amashyi wumva unezejwe nabyo. Abanyarwanda Imana yabaremye neza. Icyambere yabahaye kuyimenya, bitaga abana amazina y'Imana: ba Rugira, ba Ruhanga, ba Rurema, ba Habarurema, ba Habiyambere, ba Habimana n'andi mazina. Ndababeshye se mwebwe n'umwaje muyasanga? Hanyuma rero ikindi kintu bakoze kigaragaza imitekerereze yaho, gutekereza Imana ko yari ikataje, nuko bavuze bati buryo bwose uko mubibona ntabwo turebe ko ari ahandi hatari mu Rwanda, ariko Imana irahirinda. Ariko bwajya kwirika ataha hehe? Kiriya ni igihango gikomeye cyane kuba abanyarwanda bari bazi neza ko Imana yirirwa hano, ariko yashaka gutaha igataha mu Rwanda akaba ari ibyago ikararana nabo. Ni ikintu gikomeye kigaragaza ukuntu batekerezaga Imana, bakayumva nk'ibarimo, bakayumva nk'ibari hafi, bakayumva nk'iyabo kurusha abandi. Rero ni ikintu gikomeye kiriya, ntabwo Imana izakibagirwa, izahora ikitwibukiraho. Nabyemeze. Nimuhumure turakomeye, nimuhumure turakaze, nimuhumure Imana iratuzi, ijuru iratuzi, Imana izatugirira neza. Reka rero dore abageni dufite Minani Oscar, tukagira na Tasiana Nyirabizeyimana Tasiana. Ubu nibwo tugiye kubaranga bwa nyuma, sibyo? Muri iyi minsi bamaze iminsi bategura ubukwe, abari abantu babazi ibintu bitari byiza, yenda bakaba bafite akantu bakosheje ku buryo badakwiye kujya mu nzu y'Imana ngo basezeraniremo. Aba baba babifite bagire batya. Nta muntu we
bwamuzamura amaboko mu bigaragarishe yuko ntacyo bacumuye. Ngaho rero reka tubakomere amashyi niturangiza tujye mu bukwe bwabo. Reka rero twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga ku rugo. Ijambo ry'Imana rivuga ku mugabo n'umugore, twumve icyo Imana ibivugaho. Ntabwo tujya kwimbika cyane ngo tuvuge ku byo dukangurira abantu uburyo bwo kubana, kuko Oscar na Tasiana bari basanzwe babana, ariko turabatangaho urugero kuko babaye abantu beza mu gihe cyose bamaranye, kandi namwe bababereye beza, n'itorero baribera ryiza, kandi turabatangaho urugero kugira ngo n'abandi bari hagati muri twebwe abumva bafite akantu ko gucika intege bigaruremo imbaraga. Yego, reka dusome amagambo ari mu Befeso igice cya 4 no cya 5 guhera ku murongo 22 tugeze kwa 25. Abefeso chapitre ya 5 umurongo wa 20. Abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza wacu. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, nimwakire ijambo ry'Imana. Hano tubonye abantu babiri, tubonye umukwe, tubona n'umugeni. Bibiliya hano mu Befeso, umukozi w'Imana Pawulo ajya kwandikira itorero ry'Abefeso, yababwiye aya magambo. Ahari birashoboka yuko abantu bari basigaye basuzugurana mu rugo. Birashoboka ko abantu bari basigaye basuzugurana mu rugo, kandi n'ubu ngubu hari aho byeze. Ugasanga umuntu niba amaranye n'umugore umwaka, agatangira kumva ko umugore yabaye nk'umwenda ushaje, yacuyutse. Umugore nawe agatangira kumva ko umugabo we yacuyutse, yabaye nk'umwenda cyangwa agakweto. Muzirukato rukiri rushyashya, ubu rwambara ukumva umeze neza, ariko iyo rumaze kugenda ruhengama rumera rutya bakwita agakweto. Ariko ntabwo abantu ari uko bameze. Umuntu agira icyubahiro niyo yapfuye, agirirwa icyubahiro. Umuntu yaremwa aruta ibindi biremwa byose, umuntu agomba kugira icyubahiro habe niyo yaba yapfuye. Umuntu akomeza kubahwa n'umuntu, agashyingurwa mu kinyabupfura n'umuntu. Yego, nimba iritonderwa iramurwamo. Ntabwo umuntu aje ugasanga yaje ahinga hejuru y'imva y'umuntu wawe, mwajyana mukuruhukira kwa mudugudu ukajya kukureka. Siko bimeze hano. Kiriho ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu ari uw'agaciro igihe cyose, kuva kiremwa kuzageza igihe Yesu azagarukira akatujyana mu ijuru, umuntu azabe acyubashye. Noneho rero hari umusaza wacu yajyaga aca umugani ngo yanukaga itabaho. Noneho yubahwaga atari umugore wawe, noneho yubahwaga atari umugabo wawe. Oscar, wabyumvise? Tasiya, wabyumvise? Noneho umuntu ategetswe kubahwa. Noneho rero abaye n'umugabo wawe, noneho rero abaye n'umugore wawe. Byo bigomba kuba akarusho. Ngo yanukaga itababuye. Mwumve ibabuye uko yanuka. None mwumve uko bimeze. Mwumve ibabuye uko yanuka. Umugore w'umuntu ni umubiri we ubwe, kuko Imana iba yarabafatanyije hamwe, ikabahuza, ikabagira umuntu umwe. Tugira amasezerano dusezerana
tukavuga ngo wakena wakira, wabyara utabyara, wanezerwa wajya mu mubabaro, uzakomeza umukunde, kandi nk'uko amategeko y'Imana biteganya ntuzataye inshingano zawe. Muri icyo kintu bene data, ntabwo mbwira cyane Minani, nta nubwo mbwira Tasiyana, ahubwo natwe tuba tugomba gusubira mu masezerano natwe twagiranye igihe runaka, tukareba aho tugeze, tukareba umuntu aribeshya. Tujya kwirinda kwibeshya. Umuntu aribeshya, ari akumva ko umudamu we yashaje, we atari masaza, cyangwa akumva ko umugabo ari masaza, we atari masaza. Ngo abantu bita ba buto budashira, ni buto budashira, ariko bose basogokuru na basogokuruza baba hehe? Bijya n'ubwibone, n'ubwirasi, ntabwo ari ibintu bikwiye umuntu w'Imana, ntabwo ari ibintu bikwiye intore munyarwanda. Uko umwaka ushize twese dushaka akantu kubera no kubunani, tugateka tukarya, tugashaka utwenda tukambara, twishimira ko tugize Imana mu mwaka tukaba tumaze. Kuko hari n'abandi benshi baba batabashije kurangiza. Ibyo rero ni ibimenyetso bigaragaza ko twese tuba tugenda. Nta mpamvu rero yo kwishongoranaho ngo abantu bahindukire bajye gutezanya umutima mubi. Ugasanga umuntu aratoteza umugabo, umuntu aratoteza umudamu. Mu muco wacu habayemo akantu k'umudamu hari abaciye munsi y'icyubahiro cy'umugabo. Ntabwo ari byo. Iyo umubyeyi agiye kunda, uretse ubu haje ibyuma bya ruzungu, ukaba waripimisha ukaba uzi ko utwite umuhungu, ariko ni kera ntabwo umubyeyi ajyaga akunda ngo amenye icyo ari bubyare keretse amaze gushyitsa hafi. Siko byabaga bimeze ra? Ndetse kubyara umukobwa cyangwa akabyara umuhungu, siko bimeze. Abo bana rero bombi bararisha, barahwanye. Ntawe ukwiye gusuzugurwa, ntawe ukwiye guteshwa agaciro, ntawe ukwiye kwimwa icyubahiro. Bose ni abantu bararesha. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko umugabo ari umutwe w'umugore. Yego nibyo, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko umutwe ntushobora kugenda wonyine. Ninde wabona umutwe ugenda mu nzira wonyine udafite? Hari uwari wabona? Rero nubwo umugabo ari umutwe, ariko ntashobora kuba adafite ibindi bice by'umubiri. Rero umugore nawe asigaye ari ibice bindi bisigaye, uba aroroshye. Ari umugore yaba atagira umutwe, ari umutwe ntiwagira utagira ibindi bice by'umubiri. Siko bimeze. Rero bose barabeshya, bose barahwanye. Mujye inama, mujye inama, kandi wiyemere wigiriwe n'umugabo mugenzi wawe, nawe yemere wigiriwe n'umudamu mugenzi wawe. Mukundane bikomeye cyane, kandi ubudatezuka, akaramata, kubana akaramata. Haleluya, haleluya. Yeweho nigeze kugira ikibazo, mukuru wanjye yambwira umwana wabyukiye iwacu, ubu ni umugabo wubatse. Hanyuma agiye gushaka, twari twarimutse iriya Iburinga, kubera we bakoranaga mu birombe by'amatafari, amubona hafi. Aramubwira ati njye mubwire nta kindi nifuza ngo Imana izamuko murwaye cyasha. Ubu ni njyewe yavugaga murumuna nawe wo mukuru. Ngo njye n'umudamu ngo twabanaga neza, ngo nta kibazo na kimwe twigeze tugirana, warifuza ngo Imana izamuko murwaye cyasha. Urumva nafite umugisha. Uwo mwana n'umudamu we niba mu rugo bakabana neza, bazaba barafashe icyitegererezo. Umunsi
w'amateka nzambara akanyenyeri kabo nkarizaba akanyenyeri gutwara abandi rero nabo bakabana amahoro ariko ntimukajya mukunda amahanga ntimukajya mukunda amahanga waba uri umugabo rwose uhora ushaka kubangura ubushiga ukubita umugore rwose icyo kintu niba wabuze ibintu yaterura ku buryo imbaraga yakumva ko zibaye nkaho zikanga hajya ugenda ugaterura ibintu biremereye bibamo imbaraga byakwishe imbaraga ukazikangariraho gutwara imitwaro umugore ujisho cyangwa ntabwo rero abo basigaye benda imyasi ngo bakabashyira byokora yapfuye gukora mu buzima ntabwo byari ibintu tunavuye mu rusengero tukajya hanze wasanga uwo muntu aba ari umuntu udashyitsi uwo muntu ntabwo imyumvire ye ibishyitsi ntimukabikunda cyangwa imana nkazajya nibwira numvisha hari umuntu muri mwebwe watwaye n'umugore sinzumva ayo makuru rwose imana izabicishije ntabwo bikwiriye ubundi se ariko ubundi reka amazi ubundi umuntu wese uko yarakashe abantu bagiye bamukubita yaba aya ni mumbwira abantu bose baba abasirikare baba abapolisi baba abasiviliyani baba abakozi ba leta baba abakora mu matorero baba abafazi ubundi uko umuntu arakaje abantu bose bagiye bamuhanisha ku muhondo yabaho rero utwana mujye mutubabarira mujye mukunda gutanga imbabazi kenshi ntabwo abana bagirwa no guhora bakubitwa nk'ababyeyi ntabwo abana bahora guhora ukigira ngo ngaruka n'abakuze oya rero umwana ushobora kumugirira neza ushobora kugira ngo ukikamuzanira akaboko dore gashyize ahantu udashyikira kubera yuko kwita abana mujye mubahoresha twiza mubagarurisha twiza mubagoreresha ibintu byiza yego murakoze rero imana niba umugisha kandi mwinshi uwo tuba dusubiye mu masezerano ngo turi uko abagabo bakwiye kubana ngo abagore ntibagandukire abagabo kandi n'abagabo bakunda abagore babo haleluya mu masezerano baravuga ngo sinzifuza undi mugore n'umugore akavuga ngo sinzifuza undi mugabo ariko rwose ibyo bintu mujye mubigendera kure hari abantu usanga barabigize nk'akantu k'umwuga nk'aho ari fiyeri cyangwa nk'aho ari abantu bafite ubushobozi akumva ko kuba yiruka mu bagore ari uko ari umugabo uhamya reka ni umugabo warabimye ntiwabimenya abagore ugasanga hajya ku kabari ntataha hajya ku bukwe ntataha warabimye ntiwabimenya ntabwo twabimenya ni umugabo reka turekere aho ngaho twisezeranyiriza abageni bacu uyu munsi hanyuma ubwo natwe nicyo kiba cyatuzanye biba bigize bite tuba tubigarutseho kuko natwe ntitwabisimbuka kuko ni ubuzima buhoraho kugeza igihe tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo aje kujyana itorero rye haleluya murakoze cyane mukomeze mubitegemo neza haleluya murakoze cyane Imana ibahe ibi ni ibisanzwe iyo bageze ngo ndakubaza ko wowe naka ko wemeye kubana n'uyu nyiranaka ngo akubere umugore wowe ubwo turakubaza ngo akomeze kukubera umugore yego nawe nujya kurahira indahiro yawe uravuga uti njyewe ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo nemeye kujyana n'uyu nyiranaka ngo akomeze kumbera umugore yego murabyumva n'umugeni yageraho babivuga nemeye kujyana n'uyu naka ngo akomeze kumbera umugabo muraza kubyibuka murakoze cyane ngaho rero muraza gufata mikoro turahera ku mukwe hanyuma turaza gufata mikoro tuzaba bayigufashe uzamura ukuboko kw'iryo uvuga uti ndabyemeye niba aya magambo uyemera
imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Minani Oscar, ko wemeye kubana n'uyu Nyirabizeyimana Tasienne ngo akomeze kukubera umugore mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Uzareka kwifuza abandi bagore. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Nyirabizeyimana Tasienne Mubase, imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Nyirabizeyimana Tasienne, ko wemeye kubana n'uyu Minani Oscar ngo akomeze kukubera umugabo mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero. Arwaye cyangwa ari muzima, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Uzareka kwifuza abandi bagabo. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Muhindukirane kandi mukomeze rwose, atari guhoberana barabyemeye. Reka rero batugezeho zabo. Arafata indahiro ye, bamufasha mikoro cyangwa amufasha azamura ukuboko kwe kw'iburyo, hanyuma imbere y'Imana itorero ryayo, nemeye kujyana uyu Nyirabizeyimana Tasienne ngo akomeze kumbera umugore ushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana. Nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashe.
Sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Minani Oscar ngo andere umugabo dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye, sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye. Imana izadufashemo. bazandikane impeta zivuga yuko bazabana akaramata udatandukana, kandi yuko urukundo rwabo rutandukanye impeta sekali abantu yandike umugeni impeta avuga aya magambo: namuhe ukuboko kw'ibumoso, amwandike mu rutoki rwa kabiri nkwiye kugahera. Minani Oscar wanditse impeta y'urukundo, gusezeranya ko weguriye ibyanjye byose, bihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Bihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. mbere yuko